Ya mwongere mwumundire mbahe ikaze abanyeshuri beza kandi nkunda nukuri moza ku mutima uyu munsi mbazana isomo ryiza cyane ni isomo ryiza ni isomo ukeneye kumenya ni isomo ugomba kumva kandi ushyizeho umutima iri ni isomo ryo ku bantu b'abatangizi cyane iri somo ry'uyu munsi muri iyi video ngiye kwigisha abantu b'abatangizi ndagerageza uburyo bwose bushoboka ku buryo byumva neza uramutse utabyumvise wanyandikira kuri WhatsApp ubundi ukabasha gusobanukirwa neza kuko ikintu mbashaka nuko wabyiga kandi ibyo wize ukabyumva neza watwandikira muri group ukatubaza ikibazo ariko ndagira ngo byumve neza aho utumvise neza please no kugira ngo nyine wige isomo n'uryumve neza ngo no muri group baze hari abagufasha ndagufasha noneho ubyumve neza nicyo kintu cya mbere si ngombwa kureba video gusa ahubwo icya mbere nuko wumva ibyo wize muri video sibyo niho ngendukaniye n'abandi barimu bose uzasanga YouTube aho ushobora kuba wakwiga ibintu ariko ntibagufashe ariko ku mafaranga ibihumbi 10 yonyine gushobora kwishyura rimwe gusa uraza ukajya muri group ikibazo cyose amasomo yose dutanze tukagufasha kuyumva hatari bya bintu nyine video ntunasobanukirwa ikibazo nawe bari umuntu wo gufasha ku mafaranga 10 gusa uraza ngo nagufasha umunsi ku munsi yawe wishyuye araguha uburenganzira bwo kwiga icyongereza ukakimenya neza pe ari amafaranga rwose waba warishyuye niba utarayishyura uranyandikira kuri 0788109198 kuri WhatsApp ubundi uhite wishyura direct utangire kubona amasomo ya buri munsi ugira umwanya wo kwimenyeza ururimi rw'icyongereza hakuzi kwiga ibintu udafite aho bivugana ugasanga abantu muhorana ni abantu nyine bivugira ikinyarwanda gusa ariko ntabwo ufite abandi bantu muvugana so this opportunity for you niyo mahirwe yawe kugira ngo uze wiga so ni isomo ryo ku bantu b'abatangizi kabisa reka ngerageze uburyo nisobanura ku buryo nubwo waba utarigeze wumva icyongereza rwoseho isomo rubashe kuba waryumva neza cyane so rero nitangira rino somo nagira nababwira ngo tenses ni iki kuko nibyo bintu tugiye kwiga tenses mu cyongereza bivuga ibihe byerekana igihe igikorwa cyabereye niba cyarabaye wenda mu gihe cyashize ese kibaye ubu ngubu cyangwa kizaba nyuma ubu ntabwo kirabwenda kizaba nyuma ikindi bivuga ni kimwe no kuvuga mu kinyarwanda wenda urugero kumwe navuga ngo naragiye ngumva ni mu gihe cyashize ndagenda ni ibintu nyine by'ubu ndagenda hakaza nzajya urumva ko iyo ngiyo ikaza ari future mu gihe kizaza turaza kugenda tubirebaho neza rero ibi bya tenses ibintu tugiye kwiga ni uburyo bwerekana igihe ikintu kiba ryari urugero kanguha urugero hano urebe nureba urugero hano uramusanga no mu kinyarwanda ndavuze ngo ndarya buri munsi si byose si ubu ngubu ndarya buri munsi mu cyongereza naho nzavuga ngo I eat every day ndya buri munsi wabibonye iyi ngiyi ni present tense anga kuntu biba byoroshye ndazi kugenda mbigusobanura neza uburyo tubigenza no muri present tense niyo ya mbere yibanze tugenda twiga n'izindi 12 uko zingana zose ariko ku muntu abatangiza ngira ngiyi yumve neza hari verb ugenda wumva ugira ngo to eat to see kureba to eat kurya to work gukora to do no gukora nabwo cyangwa navuga ngo to dance kubyina anga biba byoroshye kuko iyo turi gutonagura muri present tense dufata ya subject twize niba muzibuka neza harimo I, you, he, she, it, we, they ntabwo uzibuka neza ko muzibuka neza noneho izo ngizo nizo tufata ukayandika bitewe n'icyo umuntu ugiye gukora igikorwa ukongeraho verb ugakuraho ya to urugero niba navuze to dance ngo navuga ngo I dance every day byina buri munsi I see my daughter every day mbona umukobwa wanjye buri munsi I see my brother every day mbona musaza wanjye buri munsi so ukagenda ubyumva neza sibyo ukamenya ko uzakoresha iyo I cyangwa ukoresha you bitewe n'uri kuvuga niba ari I ubwo aba ari uri kuvuga nkuko twabibonye you akaba ari wowe ubwo n'umuntu uri kubwira wowe uri cyangwa se mwe muri cyangwa muhura urugero na you see me every day mumbona buri munsi no urugero naguhaga kugira ngo byumve neza uburyo byoroshye hano muri present tense okay hano urugero rero ubwo ni aho uri bubyumve neza uraza kubyinjiramo neza urabibona sibyo ako kwari urugero none ahangaha tukagira nariye ejo nariye ryari ejo numvikana ko ni mu gihe cyatambutse I ate yesterday mujye mugerageza no gusubiramo nimvuga noneho nawe usubiremo sibyo I ate yesterday nariye ejo hashize n'ejo hashize ni mu gihe cyatambutse nkongera nkaza nkagira nzarya ejo
I will eat tomorrow. Tuzajya tubiraho neza, ariko ibi ni ibihe bigaragaza igihe igikorwa kiri kubera. Ariko uyu munsi rero tugiye kwibanda cyane cyane kuri present simple tense. Kuri present tense, ku gihe cy'ubu ngubu. Mu cyongereza rero tugira ibihe 12, kuko muri ibi bihe bitatu nkweretse harimo present, past na future, nabyo bigenda byigiramo utundi duce 4. Nzagenda mbibereka neza, nzagenda mubibona muri video turi buze gukora uyu munsi. Abantu bari advanced turaza kuzivugaho neza, ariko ku batangizi tugenda tuziga gahoro gahoro ku buryo mugenda muzumva neza cyane. N'abandi nabo twagenda tubafasha uko nguko, tuzagenda tubafasha neza mugenda mubyumva gahoro gahoro gahoro, sibyo? Okay, reka twikomereze. So igihe rero cya present simple wakwibaza uti icyo gihe ni igihe bwoko ki? Igihe cya present simple ni igihe gikoreshwa iyo uri kuvuga ibintu bibaho buri munsi, ibintu bibaho nyine buri munsi. Aho uzasanga urugero niba ari kuvuga ngo wenda I eat every day, I always eat, nkunda kurya buri munsi. Ubwo nicyo gihe uzakoresha aya magambo. Ushobora gukoresha every day, buri munsi, kuba wakoresha always, kuba wakoresha sometimes. Ndashaka kwereka amagambo ushobora gukoreshwa muri igibona. Rero muri present simple ikindi gihe tuyikoresha ni igihe turi kuvuga ibintu by'ukuri. Ibintu by'ukuri nyine abantu bose bazi nyine ko ariko bimeze, cyangwa ibyo twita facts, ibintu tuzi ko ari ukuri. Wajya kubwira umuntu nyine ukamubwira ngo ndaguhingira uraza urebe. Noneho ikindi gihe tuzakoresha present simple tense ni igihe turi kuvuga ibintu umunsi ku munsi dukora. Urugero niba nkora iki kintu uyu munsi, nkongera nkagikora nyine nkaba ngikora. Iki kintu ninjya kukivuga ndaza kukivuga muri present tense. Birumvikanye neza muri present simple tense. Present simple tense kuko hari n'izindi present tuzagenda tureba, hari nka present perfect, present continuous, ndetse na present perfect continuous. Tuzazira ariko uyu munsi turi kwirebera ku yo twita present simple tense. Iyi ngiyi ikoreshwa mu gihe turi kuvuga ibintu bibaho buri munsi, tukavuga ibintu by'ukuri, cyangwa se tukavuga ibintu dukora umunsi ku munsi. Noneho aha ngaha urugero naguha, urugero navuga ngo njya buri munsi. Njya buri munsi, iki ni ikintu nkora cya buri munsi. Ibi ngibi yenda byo kurya buri munsi ni nka habit, ni nka nabyita nk'imyitwarire, ni nk'umuco. Reka mbyita umuco. Umuco nyine nabigize umuco kurya buri munsi. Njya buri munsi ni ikintu ukora buri gihe. I eat every day. Nagira ngo banze wumva ahantu bikoreshwa mbere yo kugira ngo usobanurire uburyo izi nshinga noneho uzitondagura. Ufata ya nshinga ariyo yose ugiye gutondagura ukayitondagura neza nyuma yuko wamaze kumenya inshinga. Kandi mwibuke ko nabahaye list, ndaza kongera nyibahe list y'amaverb agera muri 300 arenga ushobora kuba wakwifashisha mu gihe uri gutondagura izi nshinga mu gihe ushaka kuvuga igikorwa ushaka gukora. Kuko nukoresha ya subject bitewe n'ugiye kuvuga n'ugiye kubwira, ubundi ukongeraho iyo nshinga ugiye kuvuga. Urugero I eat, you eat, ndarya, you eat, urarya, he eats, ararya. Ariko w'umuhungu kuba akoreshwa ku muhungu, she eats, ararya. Ariko w'umukobwa kuko she ikoreshwa ku mukobwa. Noneho tukaba twagira we eat, turarya, cyangwa se it eat, kirarya, cyangwa none igisimba cyangwa ikindi kintu. Tukagira we eat, turarya, tukagira you eat, yari benshi, murarya. Noneho tukagira na they eat, bararya. They eat, bararya. Nizere ko aho ngaho byumvise neza. Uramutse hari ikosa cyangwa se waba utari kumva neza, nukuri wikomeza nyine kubigumana wumva utabyumvise neza. Ni ikintu mbwira ati resho ntabwo naryumvise neza, aha ngaha ntabwo nabyumvise neza, cyangwa se ntabwo naryumvise neza muri rusange. Noneho umuntu agerageze kugufasha kugira ngo ubyumve neza, ariko ntugende gutyo utari kubyumva neza, kuko ndahari kugira ngo mbafashe, isn't it? Ndahari kugira ngo mbiteho. Hano dufite akora i Kigali. Akora i Kigali. He works in Kigali. Akora i Kigali. Ni umuhungu ariko ukora i Kigali. Ibi ni fact, ni ibintu bizwi, ni ibintu by'ukuri bizwi, nyine abantu bamenyereye ko akora i Kigali. Niho nabibwira arabizi, arahita bimenya ko akora i Kigali uwo muntu. Ubwo rero aha hantu tuzakoresha ya present simple tense ku bintu by'ukuri, ku bintu nkora buri munsi, n'ibintu nyine abantu bazi ko ari ukuri, cyangwa ibintu nkora bya buri munsi. Twikomereze. Aha ngaha none ni ukuri. Urabona ngo
izuba rirasa mu gitondo. Ibyo no ukuri nta muntu utabizi ko izuba rirasa muri gari mu gitondo. Niyo mpamvu dukoresha iki? Rises. Rise yo kuzamuka cyangwa se kurasa. Rises in the morning. Rirasa mu gitondo. Aha, iri naryo ni ihame ry'ukuri, niyo mpamvu twakoresheje present simple. Noneho reka twikomereze turebe kuri uko interuro zubakwa. Noneho tumaze kubona ahantu present simple tense ikoreshwa. Mwahumvise? Nisire ko wahumvise ibintu ukora bya buri munsi. Niyo ndamutse nkubaze ngo buri munsi ukora iki, wambwira ibyo ukora, ukoresha present simple tense niyo ugomba gukoresha. Ukavuga wenda urugero, I wake up in the morning, byuka mu gitondo. I eat a breakfast, mfata breakfast. I go to school, njya ku ishuri, cyangwa I go to work, njya ku kazi, njya gukora. I go to work, njya gukora. I go to the job, njya ku kazi. So ukagenda ubyumva neza ibintu ukora. Urumva ko ugenda kwikorera ni gufata ya subject nkagenda nongeraho verb. Ubwo nafashe I wake up, nongeyeho verb with wake up yo kukanguka. Nkongeraho I take breakfast, fata breakfast. I take niyo verb, to take yo gufata. I take breakfast niyo mpita nongeraho gusa ni nkuraho rya jambo to muri present simple. Nuko tugenda tubikora. Urugero bari to take, niba ari to cook, niba ari guteka. Cyangwa kuvuga ngo ndateka navuga ngo I cook. Cyangwa kuvuga ngo urateka navuga ngo you cook. Cyangwa kuvuga ngo arateka wenda ari umukobwa, cyangwa uri umukobwa navuga ngo she cooks. Sibyo? She cooks. Aho kantu ka s nongeyeho ndaje ndakongerwaho. Sobanura impamvu genda kongerwaho. So from here dufite aha mu nteruro yemeza, iyo turi kwemeza nyine ibyo bintu ko tubyemeje, dufite affirmative. Ahangaha ari interuro yemeza ko ibyo bintu kuvuga nyine ari uko bimeze. Hano muri subject ndafite ngo ni subject tugateranyaho base verb. Ubwo base verb muri rusange utamva ko ni ya verb twakuye ijambo to. Urugero niba ari to dance, to eat, ariko n'ubundi nureba kuri nuze ndibuze kubaha kuri list ndibuze kubaha, n'ubundi uraza gusangaho ko ntabwo hariho to, urajya usangaho verb gusa. Iyo verb rero niyo tukiranga nka base verb. Ubundi iyo verb iyo tugeze kuri he, she na it twongeraho sa cyangwa na sa. Buri verb zose muri rusange twongeraho sa. Uretse kuri verb to be. Verb to be niho biba ari is, niho twaragizeho murabyibuka. Ushobora no kujya kuri no YouTube ukareba video aho twize kuri verb to be, cyangwa tukaza inbox twayimbaza, cyangwa muri group kambaza ngo meno video ya video ya verb to be. Sibyo? None nkaza kuba nahita nyikwereka. Ikintu cyose nubashe kuvuga ukumva neza ugitumbaza nivyo ugomba kumbaza kugira ngo utagira amasomo na make ucikwa, utagira ikintu kimwe ucikwa. Sibyo? Okay, hangano no dufite interuro yemeza ya positive. Iri positive ni kubwira ko kuri he, she na it yarizo turi gutondagura, aho tugeze kuri he, she na it tugende kuvuga ngo she work, he works, cyangwa it works, nongeraho ya sa. Nibyo nari mvuze, nongeraho iyo sa kuri verb hafi ya zose. Keretse verb iherwa na cha na ha, cyangwa sa na ha, cyangwa verb iherwa na o. Izo verb cyangwa verb iherwa na x cyangwa se za, izo verb nizo twongeraho na sa. So byumvise neza? Urugero nkanga nanivuze ngo urugero subject nino nizo zizi nababwiye. I, you, he, it, she. Uri kuzibona, reka tuzirebe neza, ubirebe neza fresh. So anga dufite I, tukagira verb ariyo eat, kurya. I eat, ndarya cyangwa se ndya. Okay, hano nkavuga ngo example ugendeye mu nteruro nkavuga ngo I eat breakfast every morning. Ndya ifunguro rya mu gitondo. Breakfast bivuga ifunguro rya mu gitondo. Every morning. Every ivuga buri morning, buri gitondo. I eat breakfast every morning. Cyangwa se navuga ngo I eat breakfast every day. Ndya breakfast buri munsi. Hanga ariko ni kuvuga ngo I eat breakfast every morning. Ndya ifunguro rya mu gitondo buri mu gitondo. Sibyo? Breakfast ni ifunguro rya mu gitondo. Okay, hanga rero urabona ko nta kindi kintu nongeyeho, nafashe ya subject gusa nongeraho verb iri muri base verb. Nkuko iyi formula mfite ahangaha naberetse ariko imeze. Dufata subject tukongeraho base verb, bigatandukana gusa iyo tugeze kuri he, she na it, aho twongeraho s. Uraza kutubibona hano hasi, ndahita mbikwereka mu buryo tubigenza aho bitandukaniye n'ibindi. Sibyo? Okay, reka turebe ahangaha. Hano mfite you nka subject,
nkongeraho go. You go to school every day. You go to school every day. Ujya ku ishuri buri munsi. Kubera ko you twabonye yuko ikoreshwa kuri nde, ku muntu uri kubwira nyine byo kuvuga ngo ni wowe, wowe yari kubwira wowe. Cyangwa mwebwe. Ubwo nawe niba ugira ubwira nyine uri kumubwira ngo wowe, nawe uzamubwira gutyo. Niyo mpamvu navuze ngo you go to school every day. Ujya ku ishuri buri munsi. You go, ujya, kubera ko to go ni ukugenda. You go to school every day. To school hano ni ishuri. School ni ishuri. To school. Iyo uri kuvuga ngo ujya ku ishuri, dukoresha school. Kubera ko ahantu hose iyo uri kugana aho hantu uvuga ukoresha to. Urugendo kuvuga ngo you go to the market. You go to market every Sunday. Ujya ku isoko buri cyumweru. Buri ku cyumweru. Cyangwa se ugenda kuvuga ngo every Tuesday. You go to market every Tuesday. Ujya ku isoko buri wa kabiri. Okay. Cyangwa uvuga ngo you go to work every day. You go to the job every day. You go to the job every day. Ujya ku kazi buri munsi. Aha. Nizere kanga mu byumvise neza. Okay. Twikomereze. Hano nkagira he, she na it. Izi nababwiye ko iyo tuzigezeho buri verb twongeraho twongeraho s. Keretse verb ziherwa na o, iziherwa na ca na ha, iziherwa na sa na ha, n'iziherwa na za cyangwa se iziherwa na sa. Izo verbe nizo twongeraho e na sa. Niyo mpamvu ngo navuze ngo he eats rice. He eats rice. Arya umuceri. Ariko he ikoreshwa he ku muhungu. She igakoreshwa ku mukobwa. She goes to work. Ajya ku kazi. She goes to work every day. Ajya ku kazi buri munsi. Okay. After she takes breakfast, nyuma yuko afata breakfast, she goes to work every day. Nyuma yuko afashe breakfast, buri gihe ajya ku kazi. Okay, good. Nisere ko hano mubyumvise neza. Noneho hano hasi nkaza kugira ya wivuga twe. Kuko he ivuga ku muhungu we, bari kuvuga we ariko umuhungu, she ikavuga we ariko umukobwa, isimbura uwo nguwo w'umukobwa. Nyine uwo nashatse kuvuga. Nimvuga uwo urahita umenya ko ari uwo ndi kuvuga nyine ni umukobwa. Cyangwa it isimbura ikintu, cyangwa se niba ari inyamaswa ikayisimbura. Noneho ngaba mfite we play. Okay, haraje ngira ngo mbisobanure byumve neza. None twagira we ikabivuga twe cyangwa se twebwe. We play football on weekends. Dukina umupira buri weekend. Buri weekend dukina umupira. Nukuri nagira ngo ibintu byumve neza. Niba utabyumva neza, please utubaze muri group. Tubaze muri group. Yaba ngenda hari kugira ngo usubize n'abandi biteguye kugufasha, twagufasha kugira ngo ibintu ubyumve neza cyane. Niba utari muri group yacu ya WhatsApp, waba uri guhomba cyane kuko niho ushobora kubasobanukirwa neza ibintu byose tuba turi kwiga, ukabasha kumenya kubikoresha, ukitoza muri groupe. Ibi ni byo ugomba kujya muri groupe ugatangira kwitoza, ugatangira gukora interuro, ugatangira kubaza inshinga nk'ishinga yitwa ngo iki, ugakora interuro mu iyo nshinga, ugakora izina, ugakora interuro, ukagenda ubikora mu ubwo buryo. Nibwo buryo bwiza bwo kumenya ururimi rw'icyongereza, sibyo? Angaha dufite they work in Kigali. Bakora muri Kigali. They work in Kigali. Bakora muri Kigali. Okay. Iyo ukoresheje he, she na it, twongeraho sanko nabibabwiye, cyangwa s kuri za verb nababwiye. Zirwa na ca na ha, zirwa na sa na ha, zirwa na o, cyangwa zigahirwa na x, cyangwa zigahirwa na sa, cyangwa zose twongeraho e na sa. Cyangwa iyiherwa na ya, aho naho twongeraho e na sa, twakuyeho ya mu gihe imbere ya hatari hari inyanja. Urugero nimbivuga neza kamikwereka. Nimvuga wenda play, kamwereka ingera hangaho. Urugero nk'ahangaha he works. Ntabwo kuri verb zo hafi zose twongeraho s. She plays. Urabona hano kuri plays twakwiye gushyiraho e na sa, ariko kireho imbere ya hari a. Ntabwo twa e na sa. Hatari no a, twari gukuraho iyi ya. Urugero wenda nk'ahangaha kuri flies, twari dufite cry.
hano hari na sa ntabwo byaba biriho, twaba dufite cry yo kurira, tukagira fly yo kuguruka. Niyo mpamvu nakuyeho za ya ngashyiraho ie na sa, ubwo ni urugero kuri he she na it niho nakoresha izi ngizi, she flies she cries. Aho ku nshinga hafi ya zose ngiraho sa, she walks he walks, she plays it lanes, gutyo gutyo. Noneho kuri verb zerwa na ca na ha, nko nibabwiye sa na ha zerwa na z, zerwa na z, ubwo ni za ziherwa zikaba za iyindi dushobora kuvuga ni sa ebyiri cyangwa se niyo sa imwe, niyo yaba sa imwe. Aho hose tuvuga twongeraho e na sa, nisereka abantu byumvise neza cyane. Aho hose twongeraho e na sa mu gihe haherwa na ya, ariko imbere ya ya hatari hari inyajwi nk'uko ahangaha ihari. Aho ngaho hose dukuraho ya tukongeraho i na e na sa. Ariko ibyo bikaba mu gihe turi gutondagura muri present simple, hano twabonye igikorwa gikunze kuba cya buri munsi, ku bintu by'ukuri abantu bose bazi, cyangwa se ibikorwa bya buri munsi ukunda gukora, sibyo? Aho ngaho niho dukora ibi ngibi, kandi ikaba ari interuro yemeza, ikaba ari interuro yemeza uvuga ngo akora ibi cyangwa bemeza, nyine ukaba uri kwemeza. Niho ibi ngibi bikora. Nizere ko byumvise neza. Niba utabyumvise neza ntugire ikibazo, kuko turahari kugira ngo tugufashe aya masomo uyumve neza cyane. So negative form noneho nibiba bikora, cyangwa se ntabwo nyine turi guhakana. Ukakubona udafite nimero yanjye n'ukuri nibiza kugora uza kugitunyanjye, ni kuri 0798100198. Ndi mu barimu ba mbere mu Rwanda bigisha icyongereza neza, kandi niteguye kugufasha ukaba wakimenya kandi mu gihe gitoya. Wowe nuba wakunze kumva aya masomo ukagerageza kuyiga neza, ugize ikibazo ukabaza, ukagerageza kwitoza, I promise you ko mu mezi make cyane, mu mezi 3 gusa, hagati ya 3 na 5 uraza kuvuga ururimi rw'icyongereza neza kandi wifitiye n'icyizere. Ndakubwiza ukuri. So ahangaha rero dufite negative form. Negative form ni igihe noneho interuro ihakana. Ntabwo turi kwemeza, turi guhakana ko ibyo bintu bitari byo, cyangwa se bidakora, cyangwa bitaba, nyine atari kwakuri. Urugero ahangaha n'ubundi bya bintu twakoraga, ikintu kiyongeramo ni ijambo do not cyangwa does not. Do not iba iyo turi gutondagura kuri I, you, we na they, mu gihe atari kuri he she na it. Naho tugeze kuri he she na it dukoresha does. Mwibuke ko I ibihagarariye ngewe wakoze igikorwa, mu gihe ari ngira gukora nkoresha I. Mu gihe you mugenda kuvuga cyangwa se nawe ukaba undi uzakoresha you. Naho mu gihe turi kuvuga umuntu ariko w'umugabo tuzakoresha he. Mu gihe turi kuvuga we ariko w'umukobwa tuzakoresha she. Mu gihe turi kuvuga cyo nyamaswa, ahangaha niho dukoresha it. Urugero it doesn't eat, ntabwo irya. Ahangaha rero nibwo tugiye gutondagura, reka turebe. Hano mfite I, kwako ari kuri I subject, ntabwo ndi gukoresha doesn't, ndakoresha do not. Rero do not ishobora no kuba don't. Ushobora kwandika do not, ushobora kwandika ijambo do not gusa, do cyangwa do not bikurikiranye ukabura hakanye, cyangwa se ukabyandika muri ubu buryo ukandika don't. Iyi don't nicyo kimwe na do not, ni nkuko wavuga ngo do not. I don't eat, ntabwo ndya, I don't eat meat, sindya inyama, I don't eat meat. Ahangaha naza nkongera nkagira you don't go there, ntabwo ujya hariya, you don't go there, ntabwo ujya hariya. So you urabona ko ni ya subject, tukagira don't twashyizemo kwa kari kuri you, tukavuga ngo turi guhakana ko tagenda, ntabwo agenda, you don't go there. Tukagira he iza ikagendana na ya doesn't, nabibabwiye tuvuga does not cyangwa se doesn't. Soma subiremo neza, he doesn't. Nkuko hejuru twasomaga you don't go, hano kuri he she na it ho irahinduka tukakoresha doesn't. He doesn't work, ntabwo akora. Hano ukoresha ziriya don't cyangwa doesn't ukongeraho verb iri muri base form. Nizere ko wabibonye neza nkuko uri kubibona ahangaha muri formule, twongeraho base verb. Ni verb itariho yacu, verb yonyine gusa, bikaba
bikaba nyine gutyo. Yenda urugero, he doesn't work. Work ni verb, rero nako yagumye muri base form yayo. He doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. He doesn't work on Sunday. Ntabwo akora ku cyumweru. Ntabwo akora ryari? Ku cyumweru. Okay. Noneho reka turebe n'aha ngaha. Dufite we. We don't play. Ntabwo dukina in the rain. Ntabwo dukina mu mvura. We don't play. We don't play in. Ntabwo urabona ko ndi guhakana. We don't play. Ntabwo ko kuri we, you na I na they hose dukoresha don't cyangwa do not play in the rain. Okay, do not cyangwa don't. Noneho urundi urugero, they don't like, ntabwo bakunda. They don't like coffee. Ntabwo bakunda ikawa. They don't like coffee. They twabonye igihagarariye bo abo, ashobora kuba ari abahungu n'abakobwa, ashobora kuba ari ibisimba, ashobora kuba ibintu ibyo ari byo byose byabaye byinshi cyangwa babaye benshi, dukoresha they bo. They don't like coffee. Ntabwo bakunda ikawa. They don't like milk. Ntabwo bakunda amata. They don't like rice. Ntabwo bakunda umuceri. Come on. Reka noneho dukomeze turebe. Mureke dukomeze turebe uko bigenda bikorwa. Icyitonderwa nakubwira ni uko iyo ukoresheje does not cyangwa se do not, okay, ni does not, sorry. Iyo ukoresheje does not kuri he, she na it, ntabwo kuri iriya verbe nyine twongeraho sa, ntabwo tuyongeraho, ntabwo twongeraho na sa, nta kintu twongeraho. Iriya nshinga n'ubundi iguma kuba base verb, yaba kuri iza hose, kuri za subject zose iguma kuba base verb, nta kintu twongeraho. Niyo mpamvu tutavuga ngo, twavuga ngo he works, twabivuga ibyo kuko nirana ya subject ndetse na verb mu gihe turi kwemeza, ariko iyo tugiye guhakana kadakora ntabwo tuzayongeraho. Ntabwo tuzavuga ngo he doesn't work, tuvuga he doesn't work. Ntabwo akora. Urabyumvise neza? Okay, nizere ko hano byumvise neza. Utabyumvise neza ushobora kubaza, sibyo? You are free, ni ukuri urabyemerewe pe. Okay, ikindi hano ni interrogative form. Muri interrogative form dufitemo do na does, tugashyiraho subject, tugashyiraho base verb. Hano mu gihe turi kubaza ikibazo muri present simple, urugero nshaka kubaza ngo urya buri munsi, cyangwa nshaka kubaza wenda urugero ngo ukina umupira, like nyine ibyo ngibyo bikorwa buri munsi. Ni gute uzabaza ikibazo? Angahe ugiye kubaza ikibazo dukoresha ijambo do cyangwa does. Wabyumvise neza? Do cyangwa does. Ahanga ni muri present simple. Mu gihe nyine ari ibikorwa bya buri munsi twabonye, cyangwa ibikorwa ukunda gukora bya buri munsi, cyangwa se ibintu by'ukuri, cyangwa bizwi gutyo. Ubwo rero ngiro hano nshobora kwibaza ngo ndakoresha verb to do kuko igendera na I, do igendera na I, do igendera na I do. Ntabwo nivuga ngo does igendera na he, she na it. Do I eat rice every day? Ndya umuceri buri munsi. Urugero wenda niba mbizi nshobora kuvuga ngo yes you do, yego urabikora, cyangwa uvuga ngo no you don't, oya ntabwo bikora. Narimbaje ikibazo, do I eat rice every day? Ndya umuceri buri munsi. No you do, no you don't, oya ntabwo bikora, cyangwa uvuga ngo yes you do. Okay, ahangaha nkafite ikindi kibazo kivuga ngo do you go to school? Ujya ku ishuri? Mu gusubiza ushobora kuvuga ngo yes I do, yes I do, yego ndabikora. Do you go to school? Kuko niwe baba bari kubaza. Yes, cyangwa se kavuga ngo no I don't, oya simbikora. Tukagira iyi yindi ya does he work here? Akora aha ni ibintu bizwi ko akoraho cyangwa se atakora, niyo mpamvu turi kubaza, biri muri present simple. Does he work here? Nafashe ya subject, none yafashe ya do cyangwa does, nongeraho subject ariyo he, kuko ndi kuvuga we w'umuhungu niwe ndi kubariza, niwe ndi kubaza ko akora aha. None nkabaza ngo nkongeraho ya base verb.
nk'ukangana nabwo nongeyeho base verb nkafata do kuko igendana na you, ariko ino does ikagendana na he, she na it, na he do ikagendana na you, I, they na we. Niyo mpamvu hano navuze ngo do you go to school, naho nkavuga ngo does he work. Icyo nshaka ni kugenda ubona ko twafashe does cyangwa do, kongeraho subject arizo zizi he, she, you, it, we, they, kongeraho base verb, ubundi kongeraho ituzo ariyo here wenda urugero. Does he work here? Akora aha ngaha. Okay, nizere ko mubyumva. Yes he does, yega arakora, cyangwa se no he doesn't, oya ntabwo ahakora. Birumvikanye? Okay, noneho ikindi nshaka kubona aha ngaha ni aha do turabanza dukoreshe do cyangwa does ko tugiye kwivuga twebwe. Ubwo tuvuga ngo do we play football, dukina umupira? Yes we do, yego turabikora. Urabona ko nafashe ya do ngena na subject yawe ahivuga twebwe ko niko dushaka kwivuga play yo gukina, ariko idafite ikindi kintu biri kumwe. Then ngashyiraho do we play football, noneho ngashyiraho ko dukina umupira. Dukina umupira, do we play football? Okay, kuba wasubiza ati yes we do. Noneho ikibazo kindi gikurikiye kirabaza ngo do they live in Kigali? Batuye i Kigali. Do they live in Kigali? Batuye i Kigali. Noneho twakoze ya do cyaho they, kuko urumva ni ibintu bizwi, niba bahatuye ni ibintu bizwi, ni ibintu bizwi, the truth or facts. They live in Kigali. Do they live in Kigali? Batuye muri Kigali? Yes they do, yego nibyo batuye. Do they, abonye, cyangwa does she, does he, does it, cyangwa do you, do I, do we. Okay, nuko nkuko tugiye kuba tubaza muri present simple. But ikitonderwa nuko iyo uri kubaza aho naho nagongeraho sa, ahubwo twari tumeze hejuru mu gihe twahakanaga nahanga nagongeraho sa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo does he works, oya does he work, ino bari base verb, inyuma ya subject haza only base verb mu gihe turi kubaza. Ego niyo izaho. Wabibonye? Okay, nizere ko wabyumvise neza cyane. Ahangaha rero hari amagambo akunze gukoreshwa cyane muri present simple, ushobora kuzajya ubona kenshi ukatumenya ko iri muri present simple, cyangwa nawe wajya kubikoresha ukaba wayakoresha. Urugero everyday niho kunze kubona twayikoresha twavuga ngo urugero njya buri munsi. I eat every day, I go to work every day. Njya ku kazi buri munsi. I work every day. I work, njya ku kazi buri munsi, ni igikorwa cya buri munsi. Niyo mpamvu ubona nafashe subject nkongeraho go nka verb to yo kugenda, to go, ubundi nkongeraho to work, gukora. I go to work, njya ku kazi cyangwa njya gukora buri munsi. To go to work ni ukujya ku kazi. To go to work ni ukujya ku kazi. Noneho tukagira always. Always ivuga buri gihe. Always drinks tea. Iyo ugiye gukoresha ino always ibanziriza verb, ushyiraho subject ugashyiraho always. Akenshi no everyday yo iza nyuma ya verb, ariko ino always ibanziriza, iza hagati ya subject na verb. Urubene nshaka kuvuga ngo I always go to work. I always go to work. Buri gihe njya ku kazi buri gihe. Cyangwa avuga ngo she always drinks tea. Ahangaha impamvu twakoresha ino drinks, ino s no kwibuka ko turi kuri she. Akantu ka always twongeyemo nakagaragaza ko ni igikorwa cya buri gihe. Iyo ugiye gukoresha ino always uri gihe hagati ya subject ndetse na hagati ya subject ndetse na verb. Bijya hagati nuko nguko bigenda. So ahangaha rero often nayo igakunda gukoreshwa ivuga kenshi, nayo ijya hagati ya subject ndetse na verb tugiye kuvuga. Ndimo kuvuga ngo we often visit here, dukunda gusura hano. We often drink juice, dukunda, niko kuvuga ngo dukunda inshuro nyinshi, dukunda kunywa juice. Akenshi tunywa juice, akenshi. We often rero ijya hagati ya subject ndetse n'inshinga turi gutondagura, ubwo bikaba bishatse gusobanura ko ikintu gikorwa kenshi. Numvikanye? Noneho ahandi ni sometimes bivuga rimwe na rimwe, nayo ijya hagati ya subject ndetse na verb. Nshobora kuvuga ngo they sometimes play basketball, rimwe na rimwe bakina basketball. Basketball ni umupira w'intoki, uriya mupira badunda nyine w'intoki bagashyira muri panier, uriya niwo twita basketball. They sometimes play basketball, rimwe na rimwe bakina basketball. Never nayo ijya hagati ya subject ndetse na verb.
utazavuga ngo he eats never fish. No, ijya hagati ya subject ndetse na verb. Ariko ukibuka ko verb n'ubundi ikomeza gukurikiza amategeko niba ari kuri he, she na it, iribuze kongerwaho ijambo s. Utu tujambo nituba tugaragaza ko ibintu bishobora gukorwa kenshi, bishobora gukorwa bitajya bikorwa, nibwo buryo. Aha ngaha twavuga ngo he never eats fish. Ntabwo arya ifi. Ntabwo ajya yigera arya ifi. Ntabwo ajya yigera arya ifi. Ni ibintu nyine bitigera bibaho, ntabwo bibaho. He never cries in the cloud. Ntabwo ajya arira mu bantu. He never cries in the cloud. Ntabwo ajya arira mu bantu. Cloud ni abantu benshi iyo bari kumwe nizo twita cloud. So nizera ko byumvise neza. Hanga tukagira on Mondays nayo ishobora gukoreshwa. Ubwo Mondays ni ukuvuga ku ya mbere yose, ku yo minsi ya mbere yose niko igikorwa kibera, cyangwa se mu mpera z'icyumweru, ubwo ni weekends zose. Ubwo ni kutatse kuvuga uryo bashaka kuvuga ngo I rest on Sundays. Iminsi yose ushobora kongeraho iyo s bikahita bikunda kuvuga ngo Saturdays, ubwo muvuzi ya gatandatu yose. Ushobora kuvuga on Mondays ku ya mbere yose, on Tuesdays ku ya kabiri yose, on Wednesdays ukabuvuze ku ya gatatu yose. Icyo gihe nyine ubwo uvuze ko buri cyumweru iyo minsi yose iza, cyangwa se twavuga ngo ku mpera z'icyumweru. Iyi ngiyo iza ihera umva igikorwa cyawe ubundi ukayishyira inyuma. We visit our friends on Sundays. Tusura inshuti zacu ku byumweru, nyine ku byumweru niho tujya kubasura, cyangwa se in weekends, muri za weekend. Nezere ko aho ngaho naho byumvise neza. Utu tugambo ushobora no kuzajya dukoresha neza udakoze amakosa, ukamenya naho dukoresha, sibyo? Nezere ko byumvise neza. Ushobora kudukoresha every day, always. No, every day yo iza inyuma y'interuro. Mu gihe wenda wavuze ngo I eat every day, njya buri munsi. I dance every day, mbyina buri munsi. Okay, urajya ufata za nshinga nakubwiye nagiye mbaha, ubundi wongereho uyitondagura washyizeho na subject, ubundi wongereho amwe muri aya magambo, cyangwa se uri ijambo rimwe muri aya urishyira hagati ya subject ndetse na verb tubanza kuvuga. Okay, reka mbereke ku myitozo turebe ko ibintu mwabifashe neza. Reka twikorere imyitozo. Muri ko tayari muriteguye? Okay, good. Hanga tugiye kureba ko uzuza izi nteruro. Uzuza interuro ukoresheje present simple. Hanga tufite noneho go. She go to church every Sunday. Nibyo? Okay, ko twabonye ko hano dufite she, kandi kuri she twabonye ko turi kuvuga interuro yemeza, tukoresha goes. Twongeraho e na sa ahantu hari ngo kuri interuro ku nshinga iherwa na o. Niyo mpamvu mvuga ngo igisubizo kikaba she goes to church every Sunday. To church, ku rusengero. Twabonye school kari ishuri, to school, to market, to market ni isoko. Every Sunday twabonye ko every vuga buri munsi, Sunday kuvuga icyumweru. Ubu every Sunday buri cyumweru, cyangwa ko bavuga every day. Buri gihe wenda bajya gusengera buri munsi, every day. Every vuga buri, ikindi cyose ukize inyuma bikata bibyara ikintu nyine ko ari buri cyo kintu. Every day, every person, buri muntu, every vuga buri. Tukavuga day, hano turi guhakana, not work. Twabonye uburyo bahakanamo rero, sibyo? Twabonye ko bahakana bate? Twabonye ko mu guhakana ukoresha do not cyangwa does not. Do not igakoreshwa kuri I, you, we na they, no mu gihe does not cyangwa doesn't cyangwa doesn't igakoreshwa kuri he, she na it. Twabonye ko do not shobora kuba don't na does not shobora. Ubwo hano ko dufite they, they do not work on Saturdays. Cyangwa avuga ngo they don't work on Saturdays. Tukaba turahakana, sibyo? Ubwo niko twabivuga. Igisubizo ni they don't work on Saturdays. Ahandi ni like coffee. Twabonye ko tubaza. Twabonye tugiye kubaza, tubanza do cyangwa does, tukongeraho subject, tukongeraho verb beweho mbo tu gusa. Niyo mpamvu aha ngaha ngiye kuvuga ni do you like. Do yajyabanje ngira subject, ngira like nka base verb. Coffee, do you like coffee? Ni kubaza. Do you like coffee? Banza do cyangwa does bitewe na subject mfite ijye gukiraho, natangukizaho subject, wari ngarukizaho verb ni base verb, nabambajije igikorwa ko gikorwa. Okay, ubwanga igisubizo ni do you like coffee? Okay, igisubizo ni do you like coffee? Bizere kwa neza. Noneho tugiye kureba kuri we, he twamenya subject noneho za he, she na it, yo tuko muri present simple tense. Noneho muri yemeza tugenda gute? Kongeraho sa, sibyo? Kongeraho sa cyangwa se
kuziherwa na o, c na h, s, z, tukongeraho e na s, kuziherwa na ya ari imbere ya ya hatari nyazwi, twongera twakuraho ya tukongeraho i na e na s. Ahangaha rero kuko play imbere yayo ino imbere ya ya hari a, ntabwo ndi buze kuvuga ngo nakuraho ya nongeraho s, ndavuga ngo he plays football after school, akina umupira nyuma y'ishuri, nyuma yo kwiga akina umupira, nuko nkuko tubivuga. Ahangaha tukagira we, harimo not watch, noneho tugiye guhakana, turahakana ngo iki, twabonye ko dukoresha don't cyangwa se not, ubundi bitaba byo tugakoresha does not cyangwa doesn't. Ahangaha ko dufite we, kandi we akaba atari she, akaba atari na it, dukoresha doesn't. Ahangaha turakoresha don't. We don't watch TV every night. Tugutonda n'undi ya don't, twongeraho ya base verb, ubundi tukaba twakanye. Ntabwo tureba filime buri joro. Okay. Twikomereze noneho n'ibyo nshaka ko ushobora gukora nka exercise yawe. Exercise nshaka gukora nuko ukora interuro zawe bwite. Urandika interuro byibuze, urajya wandika interuro uyishyire muri affirmative, urajya wandika interuro uyishyire muri negative, wandika interuro uyishyire muri question. Affirmative, negative uyishyire muri question. Nibyo ngibyo ugomba kwitoza. Affirmative, negative no muri question. Sibyo? Okay. Noneho ahangaha uragerageza izi nteruro kugenda uzandika, ugerageza kuzimenyeza ko zabaye, ugerageza gukora rero, ugerageza kwandika mu Kinyarwanda, babyandika muri groupe twakoze ari ukuri. Ibyo wavuze ari ukuri two gukoza. Birafasha kugira ngo umenye n'Icyongereza kandi vuba. Izo nteruro ugerageza kuzivuga, ukageza kuzisoma kugira ngo umenyereze kuvuga mu buryo bwumvikana. Tukumve tugosora, sibyo? Abantu muri abasoma kuri muzi mu practice muri groupe nyine bikarangiriraho, ntabwo mbikunda, I hate it. Ndabyanga. Kwigindikirana ibitabikoresha, it doesn't work. Byarutwa ukava muri groupe mu gihe utari kuyikoresha akamaro kayo. So rero muze muri groupe mwige mafashe muri Icyongereza. Ntabwo waza muri groupe ngishye amafaranga 10,000 wicaremo gutyo gusa, kandi ugomba wakwiziba warayanywereye, wakora icyayi, wakora yaraguriyemo umuntu, wakora ahaye mu kine akayajya. Rero kuko wishyuye amafaranga ugomba kuza ukiga ukamenya Icyongereza. Niba nawe utaranayishyura ugomba kuza ukishyura, ukiga ntabwo amafaranga menshi, wayishyura ukiga ururimi rw'Icyongereza ukamenya neza pe. Okay. Nimero yanjye nimwe ifite wanyanditse kuri 0789101098, kandi ndabizi ko mu bantu bigisha Icyongereza neza pe, uko nshoboye ngerageza uko nshoboye kugira ngo abanyeshuri banjye babashe kuba mwakumva ibyo mbigisha. Mu gihe utabyumvise, please come on, ngeraho umbaze ndagufasha uko bishoboka, ngerageza ndagufasha. Okay. Ariko ibyiza n'ubundi wagira muri groupe n'abana bagiye batandukanye bashobora kubafasha, ku buryo biramutse bigoranye ashobora no gusanga inbox akakwita mu gihe ngenza nka muri bize akaba yagufasha. N'ubwo ndaza kuba nabafasha. Amakosa y'Abanyarwanda bakunda gukora harimo buryo nkanga ikosa kuvuga ngo it lies, ntabwo ari byo kubera ko twagiye gushyiraho s kuri hishi na it, koresha s kongera s kuri nshinga. Ibyavuga ko byiza ni it lies ari mu cye, ahandi ni ahangaha don't work. Ntabwo ari byo. Twamenye ko kuri she na it akoresha do not cyangwa don't, dukoresha doesn't. She ikenera does, ntabwo ari do, sibyo? Does not cyangwa doesn't ntabwo ari do. Hano niyo mpamvu tuzavuga ngo she doesn't work. Aya makosa rero ugomba wakosora mu gihe uri kuvuga interuro. Ahandi naha does he plays football, akina umupira. Twabibonye ko ahangaha mu gihe turi kuvuga ntabwo ino nshinga iri inyuma ya subject yongerwaho s, ntabwo yongerwaho es cyangwa i na e na s. Igomeza kuba muri base verb. Nibwo rugero nzavuga ngo igomeza kuba nyiri gatondaguye iri muri base verb. Nibwo nzavuga ngo does he play football, nibyo byanyabyo. Wabyumvise? Ishaka ko wibuke ko hishi na it twongeraho s mu nteruro yemeza, noneho does ikaba ari noneho yoyo nabwo verb nitwongereho sa. Kuri hishi na it mu nteruro yemeza nibwo twongeraho, ariko ahantu twakoresha does yabo kubaza cyangwa mu bagana kuko mu bagana tuvuga does not cyangwa do not, noneho mu kubaza twakoresha does cyangwa do gusa, ariko twongera kwa subject ndetse na verb. Aho ngaho ntabwo tugenda dushyiraho s. Okay. Rero reka dukore practice ari nayo yanyuma dusoza practice. Reka dusome akaganiro mu kwimenyereza kuvuga. Ndashaka gusoma aho uri, ndashaka kugerageza ukiga kuvuga ibyo nsomye nawe akaba ari gusoma. Gerageze wige gusoma ibyo nsoma nawe ari gusoma. Twagiye what do you do every day? Sakusubiramo. What do you do every day? What do you do every day? Okay, aho mwasubiyemo. What do you do every day? I wake up at 6 a.m. Mbyuka ukora iki buri munsi? I wake up at 6 a.m. Mbyuka saa 10 za mu gitondo. I brush my teeth, noza amenyo yanjye, take a shower, mwoga and go to work. Ubundi nkajya ku kazi. I wake up at 6 a.m. Mbyuka mu gitondo saa 12. I brush my teeth, I take shower and go to work. Nezere ko wasubiyemo. Does your brother work too? Musaza muvandimwe akora nawe. Does your brother work too? Uri kubona kwa kundi turi kubaza. Hano twari turi gutonda n'umuntu muri za nteruro yemeza I wake up, I brush my teeth,
I take shower, I go to work. Urabona ko ni ya present simple tense muri affirmative form. Kandi tukabaza, does your brother work too? Musaza wawe nawe arakora? Your brother niwe twasimbuye. Ubwo ndamutse nshaka gukuramo iyi brother nshobora kuvuga ngo does he work too? Arakora ariko mu gihe yaba azi uwo mubwiye. Ariko mu gihe nshobora gusimbuza izina nshobora no gushyira mu zamizina nkavuga ngo does John work too? John arakora cyangwa ashyiramo undi muntu muzamvangana. Does your brother? Musaza wawe arakora nawe? Okay, aho ngaho bikahita byumvikana. Noneho yajya gusubiza akavuga ngo no, he doesn't work. Hoya ntabwo akora. Nkangana. Ubyibuke ko kuri hii does not, doesn't work. He studies at university. Tukongera tugatondagura ya nshinga dukoresheje studies, kuko study ifite ya inyuma, study tugakuraho ya tukongeraho i na e na sa. He studies at university. Yiga muri universite. Yiga kuri universite. Okay, nizere ko ubyumvise neza. Inama nakugira nuko ukwiye kuvuga gahoro nkuko nari kubivuga, ugasubiramo interuro kenshi kandi ukareba uko do na does bigenda bihindura igisobanuro cy'interuro ndetse nuko biba byagiye bikoreshwa. Reka dusubiremo irindi rimwe. What do you do every day? I wake up at 6 a.m. I brush my teeth, take a shower, and go to work. Does your brother work too? Does your brother work too? No, he doesn't work. No, he doesn't work. He studies at the university. He studies at the university. Nizere ko wabyumvise neza cyane. So muri samake mu ncamake twize kugira ngo ndibuke neza tubishyize mu ncamake dore uko niko bimeze. Iyo ari interuro yemeza affirmative sentence dufata subject ariyo he, she, it, we, they, you, zero zose nabwiye tukongeraho verb. Verb itariho ikindi kintu. Iyo twakuyeho to. Bigatandukana kuri he, she na it aho tukongeraho s cyangwa ie na sa cyangwa e na sa. N'ahandi hose nuko biba bigenda. Urugero hano ni she works every day. Twajya mu guhakana dukoresha subject, tugakoresha do cyangwa does, tukongeraho not ndetse na verb. Ariko bidushobora no kubihina tukavuga she doesn't work or we don't work on Sunday nkuko twari twabibonye. Nizere kangana ubyumvise. Subject do cyangwa does, not plus verb. Nuko nguko bimeze. Okay, ikindi haka tukagira question. Question ni do cyangwa does, tugateranyaho subject, tugateranyaho subject, ubundi tugateranyaho mu kibazo tugateranyaho verb. Okay, tugarukira aha ni ibingibi turuke. Urugero fata do cyangwa does, bite does gakoreshwa kuri he, she na it, tukongeraho subject, ubundi tukongeraho verb. Ubwo tukaba turabajije ikibazo. So does she work every day? Akora buri munsi. Ubwo ni umukobwa turi kubariza. Okay, nuko nguko rero tugwasha gukora present simple tense n'ingingo zose mushinga ndiwe nabahaye mukamenya uburyo bakuzikoresha. Angaha tukagira homework cyangwa muza gukora. Nukuri niba wariza hanga ukabasha kubona homework nuyikore, this is so bad. Ni bibi cyane. Umuntu ubasha gukora work amaha, ubasha kugereza gu practicing ibyo nabigishaga muri group, yagereza kwimenyeza, yagereza gukora izindi nteruro, yagereza gukora izindi nshinga, uwo niwe muntu uzamenya icyongereza. Naho kuwaza nukirirwa muri group, it doesn't work. Ntabwo bikora. Anga rero homework ya mbere cyangwa se umukoro ushaka kuza gukora urandika interuro eshanu zivuga ibyo ukora buri munsi ukoresha present simple tense. Urasanga muri group tubashe kureba gukosora. Ikindi wandika ibibazo bitatu ubaza inshuti yawe ukoresheje do na does. Ikintu wabaza inshuti yawe, sibyo? Ikindi nshaka nuko wifata amajwi uvuga izo nteruro mu cyongereza. Yaje nteruro eshanu ndetse n'izo nteruro eshatu wabazaga inshuti yawe ukazivuga muri group. Nibyo ngibyo nshaka gukora. Nibyo ngibyo nshaka ko ukora. Okay? Nizere ko wabyumvise neza. Ikindi ijambo rya nyuma nababwira nuko kumenya tenses byoroshye iyo ukoresha umuntu niba mvuga ngo gerageza gukoresha muri group. Ikindi ugatangira kurya byoroshye nka present simple, hanyuma ukazagenda wumva n'indi byoroshye. Uko ukoresha icyongereza buri munsi ni nako uzaba umenyera kugikoresha neza cyane umunsi ku munsi. So nizere yuko rero mwakunze isomo, bakunze ukaba wumva ari uburyo ryagufashije. Ni ukuri gerageza practicing, gerageza gukora ibyo nakubwiye. Abo niba wakora subscribe kuri YouTube channel, nge mwari kumwe wa Isaac, wende kuri WhatsApp niba utagira muri group twigiramo cyangwa twaba ari ibibazo ushaka kuwambaza wanyandikira ni kuri 7998 waba uri hanze y'igihugu guteranya 25707 ubundi nkagufasha ku cyongereza ukijya aho waba uri hose bitakubangamiye rwose, kandi akazi rwose waba urimo ukabasha kwiga ururimi rw'icyongereza kandi ukarumenya neza cyane. So ndabakunda, komeze kugira ibihe byiza, dusubire ubutaha.
turi kubiga iri ni isomo rimwe ahubwo hasigaye irindi iki